Reka nongere ngusuhuze neza kandi warakoze gukora subscribe. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Nawe ugiye kuyikora Imana iguha umugisha. Kuri kamera ndi kumwe na Pasiteri Sibomana Byishimo Official. Umwe mu bagabo bagiye breaking inkuru hano muri iki gihugu. Buri mu banyamakuru nemera kabisa ujya kubona ukuntu arayizanye tu igihugu cyose kigafatwa. Urajyaje bazanye inkuru atimbwa. Tagata hangaha ho nabonaga views ziri kugenda zigira kujya ngo hubu kaba umeze uteze. Ndashima Imana Urakomeye. Nagize gukejo njya kubona mbona umuntu witwa Baraka azanye Pasteur Bernard amutereka ari mu nkoko. Aravuga ati ni mureba ahantu Bernard asigaye aba. Ira nkuru wayibonye ute? Oya ariko ni kuriya byagombaga kugenda. Sari ikibazo kirimo. Umuntu wari umushumba w'abantu akaba ari umushumba w'inkoko. Oya nukorora inkoko. Kiretse abaye ziri kwa Minyoni noneho Minyoni akavuga ati wewe uyu munsi nurakorera mu rusengero jya gukorera mu nkoko. Ko amakuru ari ku mihanda ko yamwirukanye. Kumwirukana se oya ntago yamwirukanye da. Jewe reka wenda noneho mugane wo waranavuze uti urabreakinga reka sibyo reka abantu badukurikira bari kuri iyi si noneho ngewe breaking muri ya Pasiteri mushiki wanjye Bernard sibyo ntabwo ndigwa njya mu rugendo rwe rwo kuva muri ADPR kugera muri Nobu no kugera muri Women no kugera mu nkoko ahubwo nge ndajya kwivugira Bernard mu nkoko sibyo Bernard mu nkoko uyu munsi Pastor Bernard arimo korora inkoko dusaba abantu bafite uburambe mu bworozi bw'inkoko kugira ngo bamwegere kugira ngo uyu mushinga uzamuteze imbere unoge icyakabiri ngo zanga kwera ngo zire inyama icyakabiri dusaba abantu bajya bagura inyama z'inkoko kugira ngo bazamube hafi bamugurire kuko ziriya nkoko iyo zigeze umunsi wo kwera rubona abakiriya zitangira kujya muri mayinazi genda zikonsoma ariko zitiyongeraho ikiro kandi zirya byinshi kunguka kwazo rero nuko umunsi niba zarangije iminsi yazo yo kwera uyu munsi uhita uzisohora ukazijyana ku isoko bakazigura icyo gihe ayo wabona yose uba wungutse. So ubwo rero sibyo ako nakambere tubanze tuvuga abantu abo bantu tumutwikire badufashiriza umushumba abantu bafite amahoteli n'iki byose badufashiriza umushumba kugura inkoko zivuye muri praye y'umushumba zagenda pe shingiye ku mavuta Bernard yari afite uyu munsi ngira ngo zira nkoko zagenda zagenda gose afite ukuboko kwiza zagenda unazijyanye ukazigurisha n'inyama zazo zaba ziryoshye none kuko nerega nago Bernard ubarore yaguhaye akazi koko ntabwo Bernard oya nabantu bashaka kwamamaza nimero zacu bazifate tubamamarize nkurikiranwa n'abantu batari munsi ya miliyoni 2 ku kwezi kandi urumva audience nini iri mu Rwanda 70 na urumva ni ufite uruganda rw'akawunga mpamagara ngiye nkwamamariza nibatakagu wenda uzajya umpemba amafaranga 10 ku mufuka ayo ngayo rwose azantunga uko nge nzacuruza imifuka myinshi sibyo urumva Robe abantu baze tubamamariza noneho Bernard muri ADPR yari afite imbaraga kunzwe muri Nobo yari akunzwe nta kuntu ro mu nkoko atakundwa ibimenyetso birekana ko mu nkoko aragiriramo umugisha. Iyi fenomene niyo nshaka ko tuganiraho aho kugira ngo fenomene yesabwiye abantu bari mu mafi akagati muve mu mafi muze mu bantu. Iyi fenomene yo kuva mu bantu none ukajya mu nkoko wowe nk'umushumba bivuga hiki akiva muri ADPR abantu bagize impungenge abandi baravuga ati mukunda idini yanyu abandi batoya zabiki ariko abagize impungenge bo barebaga inkoko bucya barebaga ko Bernard agiye korora inkoko atagiye gushumba kuko iyo abashaka gushumba ntabo yari afite bari abakirisitu baravuga ati uyu mutipe agiye korora inkoko turi kureba hirya nicyo bareba uri umuhanuzi warakwitegereza akakureba akakureba akakubwira ati Robert uvuye mu Rwanda ati ugiye atigiye muri Amerika ati jewe ndabona ugiye muri gereza
kandi ufite Kandi pasiporo ufite visa. bagutereye visa na gahunda bati gendi kukubona muri gereza mwitegereje neza ngiye nkwitegereje mbonye wambaye ikanzu ndabona wowe wiyambariye amaroza Iroza. ibyo bindi ntubibwire buriya rero n'umuntu bantu bavuze ati Pastor Bernard yavuye muri ADPR bamwe batagiye gukorera amafaranga abandi bataraguzwe abandi bati ibi n'ibi buriya bariya abantu bose baramurebaga akavuga ati hari uwamurebaga yagira imunyaka mubona mu nkoko nicyo ngicyo uyu munsi ejo bundi hari n'ikiganiro cyakozwe mbona kirasibwe sibyo warakibonye nawe uti abazi kwitegereza mu isi y'umwuka barebaga umuntu ntibamubone ku gatuti bakamubona mu nkoko nkunda kuvuga ngo ni inkoko z'inkorano ziriya nkoko wari uzi ko ari inkorano ni hybride ni hybride ni semi oya n'ibintu byose rega wivuga inkoko gusa wivuga inkoko gusa n'abantu basigaye n'isengero dufite mu gihugu cy'u Rwanda ni hybride abavuga butumwa dufite ni hybride ubutumwa tuvuga ni hybride sibyo ikintu ni imodoka ni hybride ikintu kiri mu Rwanda kitari hybride ni amateke imodoka ni hybride abahanuzi dufite ni hybride sibyo njyewe nkubeshya se ese wambwira wowe mushumba utari hybride ni bake oya bake se bahe bake bahe rega wivuga ngo ni bake iyo uvuze bake ubu si uyu w'iwacu hano Masoro ni hybride ngo uyu w'iwacu hano Masoro iyo urebye ubona ari hybride none se ibigori by'imasoro ntabwo ari ntuza ntabwo ari wa 65 cyangwa 65 washe sibiri none se niba ari byarya ubwo we ntabwo ari byarya so wambwira ko urya ibigori bya hybride sibyo ukabugenda muri hybride ukabugenda mu modoka ya hybride ukayobora abakristo ba hybride weho ntuburi hybride ni gute se atabi hybride ugomba kuba uriyo wari wapo ese wakumva bwira abantu ngo bizere Yesu wapi muri hybride ntibikora wabwira abantu ngo bizere Yesu wapi yabwira abantu se ngo bakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo Yesu abe dadi amutwarira izina ntibibaho ese niyitwa dadi ese urambwira erega nkubwire press ibintu byarazambye byabaye agatereranzambe ibintu byarazambye ariko se uyu munsi reka turenge imbibi za Bernard turebe n'abandi bamushamikiyeho nabonye ejo bundi uvuga ati uratabariza nyapasika shaka udatuma mvuga na Karimuro rimwe oya turi kuganira ngiye mba nzi ibintu byinshi press ngiye mba nzi ibintu byinshi yego ubuzi bibazo ariko bari abantu bahuye nabyo aba ba nyirapasika ubuzi bibazo bahuye nabyo urabona ukuntu babangurira avoka yego ukuntu bayibangurira bino bintu bita greffe urumva ku bagronome nibyo bintu aba batipe bafite amacaci bakora waragufata ukaburi voka nziza iri ahantu nyine urubuto Yesu yijugunye ahantu noneho rukamera yarubona ubwo bwiza wakavuga ati genge kurubangurira akagenda akarufata ari umutsamu akagenda wakarufata akarubyagurura akaza akarushyira mu gihoho cye yamara kurushyira mu gihoho cye akarukubita ifumbire akarukubita rava akarukubita ibazi akarukubita ikositimu akaruhata inyama akarukubita amafaranga akarukubita viza rukajya mu ndege nyine urubuto rukamera neza yarangiza akagenda akajya ku mbuto zewe zifite icyo bita greffe akajya kwizanira greffe cyo bita umubanguriro impfizi akajya kuzana impfizi ye agafata rwa rubuto rwari rumubereye nk'icyo ntazi agahita rukata umutwe yarangiza agahita agahita acomekamo umutwe yamara gucomekamo umutwe rugahita rutakaza umwimerere warwo rugahita ruba hybride rukera vuba byihuse rukera byinshi cyane rukagaragara neza byarangira hamaje kurukuramo umusaruro ashaka akarushyira ku ruhande akajya kuzana urundi niyo wakwivumbura ukagenda ntuzikura ububanguri
umufaransa yaravuze ngo c'est dommage. C'est dommage. Niyo wakwivumbura ukagenda kavuga ati ngewe ariko hari imbuto ati najyaga ntekera Imana ubanguriye ubugari. my friend, ubanguriye. Atari kuzi ko uri grefe. Ubanguriye we, uri grefe. Uri grefe. Warabaye ibilide. Biriya bintu nibyo ba Daniel banze. Baravuga ati inyama ntituzazirya. Nta bintu by'ibangurira. Turanywa amaminwa. Apana, babajyanye mu ishuri bariga. Bariga pe. Ariko baravuga bati wapitwe ntago tuzabibiride. Ntago mutubangurira ngo bikunde. Ntago turabibiride. Nibyo basadura kabanze. Ntago tubibiride. Ahubwo turapfa. Turapfa. Ahubwo nakomeje gutegeza ravuga nti ariko kukibatareba nka Robert ngo agukubite grefe koko ukuntu wakwera neza. Oya nge bazabaze uri muri nge witapi. Wakugerefa akagukubitaho nka hasi. Sibyo hari imbuto nziza zavoka bita hasi. Hari ijambo ryabwiwe Yohana. Cyangwa fuerite. Jamuga ati abantu bose babyawe n'umugore urabaruta. Ariko umwana mutoya mugambi bw'Imana. Wari wumva hari ikinyafu fata ngo nyuze nibura kuri ba papa kingi nabandi. Reka. Hago nge mbangurirwa ndagati katabangurirwa mbivugiye ku mugaragara. Reka. Noneho Bernard yavuze amagambo abiri. Yavuze amagambo abiri. Hari ikindi kiganiro Bernard yarekuye kuri Give Hope TV. Ariko ikintu cyambabasha. Yego. Nuko ahantu hose hitwa Apostle Mignone bagiye baheditinga bakahakuramo mwana. Bahakatiye iki se mwana? Ntabwo mbizi. Bafite ubwoba bwa strikers? Hari amazina atavugwa reka. Harega bagiye bavuga Yesu. Yesu niwe wahaye uburenganzira barati. Kuvuga ati izina mukinireho. Nta rindi zina mwahawe n'isi. Rinabagaburire, rinabambike, rinabatunge, rinakiza abantu. Ariko hari umuntu ukubwira ati niba unagiye ni wibesha nkumva izina ryanjye. Umvuga. Ariko ntago yanamuvuga kuko kuri amakuru mfite nuko kuri Sedope yaracyariho. Okay. Kuri se buri ikintu kiba cyaravuyeho ni bazita ngo impano zira mpano amagift ari bura ngo ni nazo nyinshi ugiye kuri kariya gatute bimera nka bya bindi wari wabona YouTube iri kukubwira ngo felicitation wujuje abasabe igihumbi ukabona utuntu tukwigira nka ko hariya iyo uhicaye turaryoha ahagaze ukabwira isi yego wana ngo imigisha y'abantu igenda ikumanukaho ureba n'amaso umwe ngo yigeze kwikoza handi hantu ku gatuti kameze nka kuriya abagiye mu mwuka ati bati iki kinyuze iki gisazi agati mudukure hano atari ko buriya kari agatuti ewana abari sawa ubwo rero urumva niba kiri kuri liste dope ntabwo iryo zina yapfa kurivuga amagifuti rero yo buriya no gushakira mu nkoko hari umugabo ni mugenzi wacu witwa Mwanafunzi agaterima akunda gukoresha aravuze ngo ariko ngo kuki twisanze aha hantu bigenda gute abantu bakisanga bari grefi biterwa n'icyo ubona ireme ry'ubukristo hano mu Rwanda ryubakitse neza. Hari ibintu bibiri ugomba kumenya. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza yego hari ahantu tugera tukavuga ngo ntabwo twakunze Imana niyo yabanje kudukunda yego noneho muri uko kudukundira duhamagara kandi nta bundi buryo twari dusigaranye uko amaboko yayo yarakomeye umurimbyi yaravuze ngo aramfata akamumeza noneho buriya no kugira ngo ube grefe nta ruhare runini ubigiramo ahubwo abagrefaje ababangurira bo baragukunda bamara kugukunda rero badufatisha ibyo dukeneye ubuse nk'ubu ngubu nk'ubu bibazo mfite yego sibyo bya minerivare z'abana ibaze niba uba mu nzu y'ubukode n'ibiki muri uyu mujyi wa Kigali umuntu aragufashe akubakiye inzu aragufashe agukuye kuri tapindigo agukubise imodoka yo kugendamo aguhaye karibira umuntu aguhaye telefone nziza iPhone nigwa mpirimana na ntuza kakandi ngo ni abantu bose navuze ko habuze n'umuntu ngura telefone ariko uziko Yesu ni Pawulo ni Petero wabivuze yavuze ko hari ubutaka bugomba kugira ahantu ngo ho kuvuma ibaze abantu majiye kubwiriza kuba nta n'umuntu wangurira telefone bisobanura ko nge nabwirize ubutumwa bw'ukuri nta kintu kivamo mu butumwa bw'ukuri buri butumwa bw'ukuri ni igikoma cy'amasaka ya rutuku kimwe gishariye nta muntu kinywa nta n'ikintu cyana n'umutsima wa rukacara
sibyo uragiye umuntu agukubisa iPhone abana bahaye ama iPhone ngira ngo Bernard yabivuze ati mu buzima bukomeye tumaze iminsi twanyuze ahubwo nge ndanabaza nti Poso Mignoni abaye nka ADPR ni itunyujije mu buzima bukomeye nshaka uzakora ikiganiro nambaye ubusa shuwa tugikore mu kanya nshaka uzakora ikiganiro nerekana ifoto y'umupasoro muri ADPR nambaye ubusa uburyo Izayi yatwambitse ubusa imbere y'igihugu cyose hano twambariye amakote n'amakaruvati akadukuramo amakote tugasigana amashati na karuvati tukavuga akadukuramo karuvati akadukuramo amashati tukaba twambaye ubu nagakwiriye kuba ndi kuri imihanda se wandagaye tu umuntu natangiye kuvuga ubutumwa afite imyaka 10 ngize imyaka 45 ntabwo mbuza abakirisitu igihumbi ninjije muri ADPR ngiye ubwanjye ntabwo ari ngiye wabinjije gucya komu ariko Imana Bibiliya iravuga ngo bimeze nkaho Imana ibingingira muri twe yego ntabwo nabaye ukuboko kw'Imana yahamagaje abakirisitu igihumbi abakirisitu igihumbi baracyahari baracyatura bagatanga n'icya 10 kuvuga ko yananiwe kumembizayi akanyambika ubusa kugira ngo abana bige nkaza kuza kuri iyi mihanda nanjye nkaba nka Pastor Claude nkaba nka Magashi nkaba nka Impaya Bosiko ibi ngibi ubundi amaraso yanjye Izayi azayabasa noneho kuri kuvuga ibintu bikomeye ubu ugera ha Magashi ukagera jewe nze kuba nka Papa Sava koko Imana yarampamagaye umuntu yarambitswe ibiganza n'abakuru nze kuba nka Dogita Nsabi mere nka Bijiyo bija nararambitswe ibiganza by'abakuru izina ryanjye ku rutonde rwa pasteur muri ADPR ririmo Pasteur Sibomana kuri database y'abapastor ndimo inze hano kuri social media gushaka igihumbi ADPR ifite abakirisitu miliyoni n'ubu mbonye n'umuntu unavuga tereka ngushingiye na butike cyangwa ugure n'inka ebyiri uzorore najya korora inka ubwo korora kuragira abakirisitu Izayi yanyirukanye najya korora inka nkavuga ni basi sibyo buse tukira abasore twagize imirimo ntabwo nasezeye ku kazi muri leta zagavuga ati reka ngiye gukorera idini sinefite akazi se ntabwo se nari mfite amafaranga ntabwo nacuruza avate reka mbireke nitangira umurimo umuntu avuga ati nubwo bamembe 100 nta kibazo nzajya n'igibijumba n'imboga nkwe n'igikoma ariko nkorera Imana nshumba abakirisitu bishime upfuye mushyingure sibyo no najya numva kababaro ka Bernard ugeze igihe cyo kubatizwa mubatize ushingiwe mushyingire mbane nabo nsaze nge muri pasiyo RSSB impa 30 nka bya bindi so mpana tanazi yatumye acika ururondogoro ariko 30 ndi umusaza w'umupastoro abana bose baravuye mu rugo najya ndagura umugati nkagura n'amajyane n'isukari nkicara n'umukecuru wanjye tukinywera mu karu ubundi mu gupfa yanjye bakandikaho Pasteur Sibomana abakristo bose nabwirije bagashungera igituro ku munsi wo gushyingurwa bakavuga ibigwi byanjye narangiza bakandira ubu ngubu utabarutse izisa ubwo urumva abanyamihanda twatubonye uko ducuruza siko najya numva akababaro kawe none warangiza nzakora ikiganiro nambaye ubusa ntabwo iyi mihanda tuyizamo tubikunze cyangwa ngo turi abajurnaliste oya namabura kindi my friend kugeza ubwo nsigara ngiye mpanze amaso ikintu cyitwa YouTube nazi taranavugana nacyo mvuga gucya gusa wenda kuri 30 najya kubona nkabona kinyohereje amadolari 50 nkajya gushakisha dodo no gushaka wenda za bogisa z'abana n'ibindi ubu si ibyo bintu ngewe nagakwiriye kuba mbikora nibyo koko Imana yatugabije Izayi ngo adukubite uko ashaka ariko uzibuke nubwo twaba turi abanyabyaha burya muzibuka amagambo akomeye Bibiliya ivuga aho Imana yabwiye abashuri ikabwira nabi bavuga yuko ngo donc idini ryanze kuvugisha ukuri kubijyanye n'iki n'inyigisho nyine namwe ibyo mwigishaga ntago ryari ihame rya Yesu Kristo none se niba mwaragiye mukadushuka nk'abakirisitu dusupoze wowe ubaye nk'ubwo kwambara hejuru ubusa ariko ngewe umukirisitu nanjye bajujubije bagakatisha muri za Dove n'ahandi ubwo se ngiye nzambara gute none se kufite agahinda wari uw'imbere iburetse yagombaga gufata abapastor akabajyana mu ngano nk'uko Tom yabajyanye inkumba mu Ruhengeri bose akabashyira mu ngando akabaha indi misiyo
si byo se yego kabaha indi misiyo ati iyi misiyo mwari mufite siyo nimutware iyi misiyo aba ariyo mujyana ariko bibaye se ntabicisha inzara ngo Ariko nawe uzamwica ko wagenje niko uzagira ariko niko bibiri ivuga kuzagenzwa nawe inzara izamwica sibyo nawe inzara izamwica senda kubeshya none se Nebukadineza ntiyarishije ninde muntu se yagira icyo ujya umenya ko ahembwa miliyoni Nebukadineza ahembwaga zahabu miliyoni enye se ni zahabu yakoze wa mungari ubu se interineti ivuyeho yajya kuzirotira zigakunda wapi none se wakabimenya hagiye kuri banki agasanga netiwake yabuze yavuga ngo mumpe miliyoni enye zanjye cyangwa hari uko byagenze banki akavuga ati ariko ndabona hano hari akantu gatukura Tom se ntago yahembwaga nye se wakize uwo mushahara ko wagenje niko uzagira gute niko uzagenzwa rega nijya abantu banga kuvugisha ukuri sibyo mubwiza abantu ukuri niba umuntu atizera Yesu azarimbuka ibyo gushaka guhora Yohana 3:16 kugeza kuri 17 cyo kora kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho ntabwo Yesu yaje mu isi 17 gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yaje kubakiza no kubaha ubugingo 18 utizera uwo mwana we yamaze ntabwo ari ibintu bizaba ni we yamaze gucirwa umwizera nawe afite ubugingo nawe yaba ari sibyo nta dini ritanga ubugingo sibyo mu idini turimo nkamburera cyangwa se nk'umutaka twitwikiriye kugira ngo abantu bashobore kumva ko turi abakozi b'Imana kuko kugeza uyu munsi bibaye ngombwa ko kugira ngo abantu bemere ko turi abakozi b'Imana twambara amakabutura twayambara bibaye ngombwa kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza merutse kujya gusoma gusacinga ahantu hari ifoto y'umuntu wambaye ubusa kuri YouTube yari yambaye ubusa nkanzeho umva amakuru yaje yaravuze ngo nguhaye ikaze muri iyi nkuru yanjye nzi neza ko gitumye ukanda winjira muri iki kiganiro ari ifoto y'umuntu wambaye ubusa wari utewe amatsiko n'icyo ugiye kureba arambwira ngo ikinteye agahinda ni uburyo uri umupagani mbabajwe n'uburyo uri umwanzi w'Imana sibyo kugezaho kugira ngo urebe Imana bigisaba kwambara ubusa iyo nza kuvuga ko ibyo ugiye kureba ari iby'Imana wari kubitambukaho ariko kuko umutima wawe watwawe n'ibyambaye ubusa uje wiruka Imana byayisabye kwambara ubusa kugira ngo yegere icara rero niba udakomeje gahunda yo kugikuzimu ukaba ushaka kujya mu ijuru noneho ufata umwanya dukurikira aya magambo y'Imana ubwo ndicara numva ijambo ry'Imana birababaje kuba umukomeda postinga ugasanga ikiganiro cye kirimo kwiruka umuntu ukina porono ugasanga biri kwiruka umuntu ngo wagiye kureba ngo kwa Sibomana Atanazi ngo aho atuye mu matiku ugasanga birimo kwiruka ariko Robert uvuze ngo umwami Yesu aragukunda ukabinyuraho ukagenda cyo ni igipimo cy'ububi abantu bafite ubwo rero amadini kubera ko utavuze idini urimo ntabwo abantu bashobora kumva ko uri umukozi w'Imana niyo mpamvu n'uyu munsi hari abantu bavuga ngo ariko ngo ADPR niba yarabakwiye kuba pasitoro ngo ikabakura ku kuyobora isengero ngo mwavuze ubutumwa wabuvuga he ko umuco w'abanyarwanda umuntu avuga ubutumwa iyo afite urusengero kuhamagara abantu ngo bazaze kumva ijambo ry'Imana hari urusengero ako se wa mungani sibyo none insengero z'igifungo jya muri statistique umubare w'ababatizwa uragabanyuka icyo ni ikintu kiba cyikoze umubare w'ababatiza uragabanyuka ahubwo abantu batangira kugabanyuka bava mu madini idini gakondo cyangwa se sadini nibo batangira kwiyongera ibyo rero byose ni urugamba abantu bafite sinzi wenda ibyo tunabijemo urumva hari igihe akenshi si mu manjye yo ndi gukora ikiganiro rimwe na rimwe bitewe n'uko Imana yampamagaye hari igihe dushobora no gutanga ikiganiro twebwe ubwacu turi kuvuga ibyacu umwuka wera bikangombwa ko aza kwivugiramo ibintu bye ari ijambo wavuze rikomeye buriya nakumvishije ku rwego uwo utabasha kumva ijambo ryitwa hybrid buriya ni ijambo rikomeye kugera ku rwego sinzi ikintu kizaba kugira ngo
umuntu utaraba hybrid yirinde kuba hybrid, kuko hybrid ni ikintu Bibiliya ivuga kuri hybrid, iravuga ngo ubwo udakonje cyangwa nkubire uri ibirutsi. buriya reka nkubwire press, ni ukuvuga ngo iki kintu cyitwa hybrid ni ukuvuga ngo niba ari ikigori ntabwo wagifata ngo ugishyire mu butaka cyere. Hari imigenzo iba iri kuri etikete uba ugomba kugikorera kugira ngo cyere. Niyo mpamvu uyu munsi no mu Rwanda kugira ngo duhinge dukeneye amabwiriza y'abagoronome. Ariko nyamara kera ubutaka bukiri umwimerere, twararimaga tugacoca amasinde tukabiba amasaka, tukazabagara tukazagaruka gusarura amasaka. N'ifumbire abantu bayirundaga hamwe kuko ifumbire yangizaga ubutaka. Twayishyiraga mu butaka imyaka ikabyuka cyane ku buryo idashobora gutanga umusaruro, bikaba ifumbire rifatwa nk'umwanda ikarundwa hamwe. Hybrid rero uyikorera iki? Ugomba gushaka ikintu cyitwa imvaruganda. Ni ikintu kiba kitazwi uburyo cyakozwe, wenda cyavuye mu Burusiya, twagira amahirwe tugasanga mu muhora wa Hormoze ntihafunze kigatambuka. Icyo kintu cyitwa imvaruganda uzasanga batwoburija kunywa amazi menshi kuko turya ibintu by'iki, ibyo bintu biri hybrid kuko birimo imvaruganda n'ibindi. Uzasanga leta yubaka ibitaro bya kanseri n'ibindi bintu kugira ngo bahangane n'ingaruka ziterwa na hybrid. Iyo tugeze rero mu buryo bw'umwuka, uzasanga hari ibintu byinshi. Ubukristo bundi ni ikintu cyoroheje. Niba hariho ikintu cyoroshye Prince, niba hariho ikintu cyoroshye ni ukwakira agakiza. Niba hariho ibintu Imana yoroheje ku gipimo cyo hejuru ni ukwakira agakiza. Ndaza kuguha urugero. Umuntu witwa Zakayo yajyanye Yesu iwe gusa, yuriye igiti gusa. Icyo ni ikintu kidasaba amafaranga, nubwo yari afite umurundo w'amamiliyoni, ariko icyamusabaga kubona agakiza kwari ukurira igiti gusa. Dukizwa mbere yo gutura, dukizwa mbere yo gutanga icyacumi, dukizwa mbere tubona agakiza tutaramenya kwiyiriza ubusa, dukizwa tutaramenya agaciro k'urusengero. Mbese agakiza kava mu magambo y'ibanze y'ijambo ry'Imana wakiriye bwa mbere, nawe nta kindi. Noneho ariko ikintu kibabaje, impamvu babigira hybrid ni ukugira ngo babone uko banegisaho bya bintu byabo. Umuntu azakubwira ko kuko utagiye muri korali nta bugingo ufite, kubera ko utubariza gahunda z'amateraniro nta bugingo ufite, kubera yuko udatanga icyacumi nta bugingo ufite. Izo ni imvaruganda, ni ibintu ngo bishobora gutuma ngo wizera ko ufite agakiza, kubera yuko yapfuye ngo atarahura na pasiteri ngo yature. Nta kintu kibabaje nko kwaturira umuntu kurusha ibyaha, sibyo? Nta kintu giteye agahinda mu bintu byambabaje mu buzima ni ukuza umukristo kunganyira ngo musengere. Ibyo ambwiye akora ngasanga nge nkora ibirenze ibyo akora, kandi akambonamo ko mfite urufunguzo rwo kuza kumukingurira ijuru ngo yinjire. Urabyumva? Urumva ikinyoma? Urumva ikinyoma? Kugeza ubwo pasitoro ajya gusura umukristo mu bitaro ntababazwe n'akababaro afite, ahubwo akihutira kumudondanga ngo ature ibyaha wakoze. Noneho kwirimba ukumva pasitoro aravuze ngo mushiki wacu yagiye mu ijuru, ngo kuko na mbere yuko apfa nge twariganiriye. Mbese agashaka kumvisha abakirisitu ko yamwihereye ijuru imbere yuko apfa, ngewe twaraganiriye rwose, muha urupapuro ari bwerekane bakamukingurira. Naramukinguriye, sibyo? Usesenguye Prince, niba koko kujya mu ijuru ari ukuba udafite icyaha na kimwe, hari umunyarwanda waba waragiyeyo?
oya reka twere kujya ku isi ntituhazi nge nta yindi sinzi kadufata u nta Rwanda kindi gihugu ndajyamo n'u Rwanda yego nibyo bavuga ngo uburaya nta bibaho simbizi muri geography hari twakandagirayo niba bariho baba turabizi ntago tubizi ariko u Rwanda ndaruzi n'intara zose nazigezemo Kanombe njyayo ngiye kwakira abavuyeho simbizi niba bajyayo niba koko kujya mu ijuru bisaba ko umuntu aba yera de nta cyaha afite nta munyarwanda n'umwe kuva bapfa nta n'umwe urajyayo kuko bose bapfanye ibyaha ninde utarapfanye ibyaha urumva cya kinyoma abantu dukwiriye kubwizwa ukuri tukabwirwa ukuri yuko tudajyanwa mu ijuru no gukiza ngo ngwino mu itorero ryacu ngo turabera niba hariho abantu beza ukaba ubazi ko ari beza abo bantu wirinde kubajyamo kuko nubajyamo urabanduza uri mubi sibyo uri mubi niba Pawulo yaravuze ngo mu banyabyaha nduwe imbere ubuse ninde mushumba dufite hano mu Rwanda uri kuri standard yo kwera kwa Pawulo ninde uboha amahema ye kugira ngo abeho ninde udatungwa n'icya 10 n'amaturo ninde udatunzwe na gifuti ninde utinuba ninde utababara ninde utarakara ninde utanywa inzoga ninde udasambana niba kureba umugore ukamwifuza uba umaze gusambana ubu kuva mu gitondo mwabagabo mwe musambanye kanga kureba umugore ukamwifuza ubu urangije gusambana ibyo kuvuga rero ngo wenda ngo wafashe igitsina gihuza n'ikindi ibyo ni ibyishimo ibyo ni ibyishimo gusambana ni ukureba umugore ukamwifuza ni igikorwa gikorerwa mu mutima numva tuzakora pariti ya kabiri noneho rero buriya reka dushimire Bernard wafashe icyemezo cyo kujya korora inkoko Imana imuhere umugisha mu nkoko bishobora gutuma yitekerezaho bishobora gutuma agenda atakaza ubu ibiride akazasubira kuba Bernard w'umwimerere umeze neza cyane cyane ko afite umuryango mwiza umushyigikiye bugiye shitani atagusenyeye umuryango nta kintu aba yari yakora ku buzima bwawe gikomeye gusa biragoye kuba warabaye bride ukaza kuba sans bride ariko birashoboka kuko twebwe icyo tuvuga ni ubutumwa bwiza twakabwiye umuntu utaraba hybrid arinde ubusugire bwe sibyo ubutaka buradusaba kuba bride kugira ngo twere naga ari mwese nge nawe nzabaye bride bikubwiye kuri kamera nago nge nzabi bride I'm sure bihamirije kuri kamera biravuga ngo umuntu utazi gwamye ibyiringiro bye uri kuma mu maso y'abantu na Kristo nazamuhamiriza jewe rwose nago nzaba hybrid ndabidekaraye uri kumva sibyo sinambara nishyizeho ndabidekaraye n'aba bagrifage mwahoze muvuga nge nafashe umwanzuro n'inzu yanjye ko tuzakorera Uwiteka Imana izabigufashemo arega nese cyangwa ngo sinahuye nabyo jewe reka mfate nk'urugero rubaho ubuhamya gatoya dusoza ikiganiro uribuka cyagiye cya Pasteur Theogene uzi urugamba ngiye narwanye narwo kugeza ku rwego aferi zo kuza gukora grifrage nazigezweho papa uri kumva ariko Yesu yabanye nanjye umugabo wo kumuhamya rero kandi uko yabanaga nanjye kera wa mugani wa Kareba kugeza n'uyu munsi zambaraga nateranaga ndacyazi ifite Imana imamagara uko narindi kera n'uyu munsi nikone burarega byiringi pastor reka nkohe nk'urugero rwa hafi sibyo niba hari ikintu gikomeye n'abantu bari gukora umurimo w'Imana kuri iyi mihanda yacu haranyerera nk'uko mukunda kubivuga n'ahantu hagoye ngewe hana haje 2018 buse nabona uretse ko nta n'umurimo w'Imana uharereka ahubwo abantu bari kubona umurimo w'Imana kuri iyi mihanda nabo ubwabo bafite ibibazo kuri iyi mihanda nta murimo w'Imana uhari kuri iyi mihanda hari amaco y'inda hakaba n'ibyishimo ku batureba bashobora kubona abantu biyamira umuntu akaba yaba yiciye muri saro yashyize muri frate hariya agakira stress zo mu mutwe nawe ukinjiza ako kayero ubuzima bugakomeza aho Imana izashaka kuzanira umurimo rero twiteguye kuzawukora okay reka dusoze ikiganiro buryo umuntu atanga icyo afite nimugashira ibintu bidahari niba isoko nta busheri irimo nta yihari nyine sibyo ubwo nuzana mihene kubaga zayicyura ikiriho uruhu sibyo nta bagiro ririmo reka tubashimire Imana ibahe umugisha dushimire n'umuvandimwe nukuri Imana igumugisha tukoze ikiganiro cyiza pe kandi n'abadukurikiye namwe dukeneye ibitekerezo byanyu
niba utaraba grifere uri kumva ushaka kubyo kiwirinda kandi wa mungana n'umuvandimwe muri iki kiganiro kirakomeye ubu butaka burashariye iri soko kuvuga ngo uri kurishakamo kugura ukuri n'inkoni wazirya reka bwo mbafite ubuhamya umusaza uri kumva nzaguha ikiganiro nanjye tuganire nk'uwo muhamya aho umuntu ashobora kwicara ubu usura yo guhera mu kwezi kwa 8 kugeza n'izi saha kuri iri soko wamugani intambura yizana ukayisubiza yo batayibaza sindahembwa na rimwe guhera mu kwezi kwa 8 kugeza n'izi saha abagukunda bagutabara reka tubashimire mwese mwabanye natwe tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka shalom nawe utaha